hari umunsi umwe uzagera ikiremwamuntu kikikangura gisanga gihagararanye n'ikindi kiremwa bijya kunganya ubushobozi cyangwa se kinaburusha ubushobozi. Ibi nitujya kure byari mu ishyamba rya Amazone rizwi nk'ibihaha by'isi, riherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Ni ishyamba rinini rikora ku bihugu bitandukanye, harimo za Brazil, za Peru na za Mexique. Ni ishyamba rinini ririmo ibinyabuzima bitandukanye, aho usangamo ibiti bigenda, ibiti birya abantu, inzoka nini, ibinyabuzima nyine bitandukanye kandi bitangaje. Benshi bagiye bibaza ku nyamaswa yiswe dinosaur, bakibaza koko niba iyo nyamaswa yarabayeho. Abenshi babibonye muri filimi, ntawigeze abasha kuyibona nyine n'amaso ye. Ni inkuru mbarankuru babarirwa. Gusa ibi byo byari igitangaza, haje kuboneka nyine ishusho cyangwa se ikiremwa kiremwe mu iyo shusho ya dinosaur neza. Icyo kinyamaswa kimeze nka dinosaur, gusa nyine icyo kitakoraga ni ugucira umuriro, ariko wabonaga ko kibigerageza, ariko umuriro ntuzi. Benshi batangaye bibaza koko ibikinwa muri filimi bizageraho bikaba impamo, kuko neza babonye icyo kinyamaswa neza bagira ngo ni dinosaur yavumbuwe mu ishyamba rya Amazone. Gusa nyine gucira umuriro byaje kuyinanira. Ni ikinyamaswa koko nyine kiremwe mu ishusho ya dinosaur, gishobora kuba cyaguruka, ariko kuguruka bakabona ko byakigora bitewe n'ibiro byacyo. Gusa ku bijyanye no kunyarukaho kiranyaruka, kiriruka, kuko ku muvuduko wacyo gishobora kwiruka ibirometero 20 nibura nko mu minota 5, kuko ni ikinyamaswa gifite umuvuduko. Mu bijyanye no kuguruka, ntabwo wavuga ko kirabonwa aho kiguruka, kigenda nyine hasi. Ni ukuvuga ngo icyo kinyamaswa nyine cyaje kuboneka cyangwa se cyaje kubonwa mu ishyamba rya Amazone, aho neza nyine bakibonye impande y'umugezi, cyangwa se ni umugezi nyine uri mu ishyamba rya Amazone. Gusa icyo kinyamaswa cyaje gutangaza abantu benshi. Neza giforomwe mu ishusho ya dinosaur, nk'uko benshi nyine bajya babireba muri filimi, ariko nyine icyo kitakora ni ugucira umuriro. Gusa nyine nawe ubibonye wagira ngo ni dinosaur neza. Abahanga bavuze ko iki kinyamaswa babonye, bavuze ko ari dinosaur ishobora kuba igiye kongera kubaho. Abahanga bavuga ko nyine ngo dinosaur yabayeho mu myaka cyangwa se mu binyejana byabanjirije abakiriho ubu ngubu, cyangwa se abakurambere bacu nabo. Gusa nyine bavuga ko dinosaur yabayeho kera mu binyejana bya kera, bivuze ko nyine nta muntu ubu ngubu ukiriho waba yarayibonye. Ari nayo mpamvu kwemeza iki kinyejana turimo ko dinosaur ibaho byabagora. Gusa nyine nk'abakunzi b'amateka, ibyo ngibyo n'ubundi ntibabuza kubiha agaciro, kuko nyine n'ubundi hari igihe amateka yisubiramo. Abantu benshi batangaye nyuma yo kubona icyo kinyamaswa kimeze nka dinosaur, aho bakibonaga nyine mu mugezi uri mu ishyamba rya Amazone, aho byari bibiri nyine biri
biri gutembera k'uwo mugezi, gusa nyine ni ibyana ariko urebye ingano yabyo ubona ko ari ibintu bikuru, ubona ko ari ibintu nyine binini, gusa nyine nanone iyo ubirebeye ku isura ubona ko bikiri ibyana. Umuntu nanone akibaza uti se byabaho ko ari dinezoro umwuka byaramwiye, umuriro yazajya awukizwa n'iki ko byatwadukira bikadukongora? Bamwe nyine batebya, ariko nyine ni ikinyamaswa gitangaje ko ntiwavuga ko ari umusambi, ntiwavuga ko ari ikiyongoyongo cyangwa ibindi binyabuzima biba mu mazi, kuko ni ikintu gifite urutwe runini kandi kiranasakuza. Urabona ko kigerageza nyine nko kujya kurekura umuriro nk'uko dinezoro bikora muri filimi, niko umuntu yavuga, ariko nyine umuriro ntuze, ariko nyine ukabona ko kiri kugerageza nyine kwigana nyine neza ibyo dinezoro twabonye twabwiwe ikora, bikanga. Se byaba ari byo mwuka byaramwe twajya he? Byaba ari dinezoro yongeye kugaruka, bakwirwa he? Ni ikinyamaswa rero nk'uko nabivuze haruguru cyavumbuye mu ishyamba rya Amazon. Ishyamba rya Amazon nyine riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, muri Brazil, rikora ku bihugu bitandukanye za Peru n'ibindi bihugu byinshi. Ishyamba ribumbatiye ibinyabuzima byinshi, ibiguruka, ibikuruza inda, byo mu mazi byose. Ishyamba nyine unatabura no kuvuga ko rifatiye runini isi, kuko nyine bibasha kuduha umwuka mwiza duhumeka, ari nawo utuma abantu babaho. Nyine abantu nyine banaryita ko nyine ari ibihaha by'isi, kuko nyine ni ishyamba rinini, niryo shyamba rinini ku isi. Naho mba nyine ishyamba rinini ku isi, Rwaya ya Kongo wakita ko nyine ari nk'ikizuba. Ntabwo wagereranya Amazon n'utu dushyamba two muri Kongo. Hari n'ishyamba ryo muri Kongo nini nari kumva kuntu uza nk'ubigereranya naho bihuriye kabisa. Amazon ni ishyamba rinini, ni ishyamba kabisa ku buryo izuba kugira ngo ribashe kumena riri muri hasi ku butaka biba ari ingorabahizi. Ntabwo izuba ribasha kumurika cyangwa se ngo riboneshe hasi, kubera ko riba rizitanye. Nyine ni ishyamba rizitanye, ishyamba ribamo inzuzi, imigezi nyine n'ibiyaga. Ishyamba rinini gusa cyaje gutangaza benshi n'iki kinyamaswa kimeze nka dinezoro cyaje kuvumburwa nyine mw'iryo shyamba. Benshi batangiye gukwira imishwaro bavuga ati mwuka byaramwe yaba ari dinezoro. Umuntu yabigenza ate ko ikiremwa muntu ko twigenje noneho akacu kaba gashobotse? Dinezoro ababibonye muri filimi yari inyamaswa y'inkazi, nyine inyamaswa iteye ubwoba, inyamaswa itavogerwa, inyamaswa nyine yihariye, inyamaswa icira umuriro. Gusa nyine nanone abantu bavuga bati bishobora kuba ari ibyo muri filime, ariko buriya hari igihe nyine amateka ashobora kugaruka cyangwa se nyine akisubiramo. Gusa nyine ni ukuba amaso, tukabihanga amaso, tukareba aho bigana. Ariko naho ubundi iyi nyamaswa nyine iratangaje. Gusa icyo nagusaba ni ugukomeza kudusapotinga nyine, kugira ngo natwe dukomeze tubona motivasiyo yo gukomeza gukora. Murakoze, mugire ibihe byiza.